Ndabasuhuje mwebwe mwahisemo kudukurikira. Iyi ni Ingando online muteze amatwi, mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kigiye kugaruka ku kamaro k'igisheke cyangwa se akamaro ko guhekenya igisheke cyangwa kunywa umutobe w'igisheke. Irindi zina rikoreshwa bashaka kuvuga igisheke, hari abarikoresha bavuga igikaju. Igikaju naryo ni irindi zina ry'igisheke. Rero uretse kugihekenya hari utumashini twabugenewe tugikamura maze tukagikuramo umutobe uryoshye cyane umara inyota mu gihe cy'uruzuba rwinshi. Igisheke cyangwa igikaju kifitemo isukari ariko ifite umwihariko wayo. Nubwo aricyo gikurwamo isukari kimaze kunyuzwa mu ruganda, isukari iri mu gisheke kitaraca mu ruganda iba ifite umwimerere wo kurinda umubiri indwara zimwe na zimwe. Igipimo cy'isukari kiri mu gisheke cyangwa ibizwi nka glycemic index ni 43. Bityo n'abarwayi ba diyabete bakaba batabujijwe guhekenya igisheke cyangwa kunywa umutobe wacyo w'umwimerere. Ibi biterwa n'uko isukari yo mu gisheke itunganyirizwa mu mwijima aho kuba mu mara nk'uko bigenda ku isukari yatunganyirijwe mu ruganda. Ibi bituma rero isukari nyinshi idakenewe isohoka, bityo igipimo cy'isukari mu mubiri ntikizamuke. Igisheke cyifashishwa mu gusukura impyiko, umwijima ndetse n'amaraso. Kukirya nibyo byonyine uba usabwa, si byo gusa kuko kinafasha abagabo mu kongera umubare w'intangangabo. Mu gihe cy'uruzuba aho umubiri uba wacitse intege, aho kunywa ibinyobwa byongera imbaraga biva mu nganda, wakihekenyera igisheke cyangwa ukanywa umutobe wacyo kuko uretse kongera imbaraga kinavura inyota. Kunywa umutobe wavuye mu gisheke ni kimwe no kugihekenya. Bifasha mu guhangana n'ubushyuhe uba wumva iyo urwaye indwara zifata mu myanya ndangagitsina nk'imitezi cyangwa ubwandu bwo mu muyoboro w'inkari. Ndetse binafasha mu gusohora utubuye two mu mpyiko tuzwi ku izina rya kidney stones mu izina ry'icyongereza. Igikaju kikaba gifite intungamubiri na vitamine zitandukanye, muri zo twababwira yuko gifitemo calcium, potassium, manganese, ubutare, magnesium ndetse n'ibindi bintu bitandukanye twavuga nk'ama amino acids, akaba arizo zikora proteine nyinshi n'izindi zigiye zitandukanye, zose zizwiho gufasha umubiri gutwika ibinure. Tudatinze rero reka turebere hamwe akamaro igisheke gifitiye ubuzima bwacu mu magambo make. Igikaju icyambere nuko gifasha kurwanya kanseri. Umutobe wo mu gisheke kuko urimo imyunyungugu inyuranye nka calcium, ubutare, potassium n'ibindi, biwuha ubushobozi bwo kurwanya kanseri zitandukanye harimo nka kanseri y'amabere na kanseri ya prostate ku bagabo. Ikindi nuko guhekenya igisheke bifasha mu igogora. Kubera rero mu gisheke harimo potassium nyinshi, bifasha imikorere y'urwungano ngogozi. Si ugufasha mu igogora gusa kuko umutobe w'igisheke cyangwa guhekenya igisheke binarinda ndetse bikavura impatwe. Ibinyabutabire nanone biri mu gisheke bifite uko bivura indwara z'umutima. Kunywa umutobe w'igisheke cyangwa kugihekenya bifasha mu gusohora cholesterol mbi mu mubiri, bikarinda imitsi y'amaraso kwangirika, bityo umutima ukagira imikorere myiza n'ubuzima buzira umuze. Ikiyongeraho nuko igisheke cyafasha abifuza kugabanya ibiro. Mu buryo rusange ibisheke biba birimo ibyitwa fibre zifasha mu kugenzura ingano y'ibinure mu mubiri, bityo bigafasha mu kurwanya umubyibuho cyangwa kwiyongera kw'ibiro mu buryo budasanzwe. Ikindi nuko igisheke ari cyiza ku barwayi ba diyabete n'abandi batarayirwara. Urebye igipimo cy'isukari kiba mu gisheke aba ari gito cyane, bityo nubwo kugihekenya kiryohera cyane ntacyo bitwara kuko
isukari iba irimo aba ari isukari y'umwimerere. Bityo abarwayi ba diyabete mu gihe bashaka kumva uburyohe bw'igisheke cyangwa uburyohe bw'umutobe w'igisheke bakaba batabuzwa kugihekenya cyangwa kunywa umutobe wacyo. Igisheke rero aho guteza ikibazo umubiri, gifasha umubiri gusohora isukari idakenewe mu mubiri, bityo ibyago byo kurwara diyabete ku batari bayirwara nabyo bikaba byagabanuka. Ikindi ni uko gituma uruhu rwacu rusa neza. Mu gisheke usangamo ibyitwa alpha hydroxyl acids AHAS, zikaba zizwiho kurwanya ibishishi, iminkanyari n'ibindi biheri byo mu maso. Icyo usabwa ni ukugisekura, ni ukuvuga ugasekura igisheke, umutobe wacyo ukawuga wonyine mu maso, ukareka bikakumiraho iminota 15, ubundi nyuma y'iyo minota ugakaraba amazi meza. Ndabibutsa yuko iyi ari Ingando online mwari mukurikiye. Nkwibutsa yuko niba utarakora subscribe, aka kaba ariko kanya keza ko kuyikora kugira ngo ujye ushobora kubona ibiganiro byacu uko tubishyiraho ako kanya. Kandi niba wifuza gukurikira ibiganiro tugutegurira mu buryo bwanditse, ushobora gusura website yacu unyuze kuri Google ukandikamo ijambo Ingando online, uzahita ubona ahantu handitse website yacu, hanyuma uyikandeho ushobore gusura urwo rubuga rwacu rwa interinete, ukurikire ibiganiro tuba twabateguriye mu buryo bwanditse. Mwakoze kudukurikira, mugire ibihe byiza.